Gogo yari umuntu uvuga ubutumwa bikomeye cyane, murabizi yarari mu gihugu cya Uganda ariho yanitabiye Imana, ari yamaze igihe cy'ukwezi kunarenga aho ngira ngo amakuru mbere na mbere akaba yatangajwe na manager wiwe, yongera atangazwa n'igihe Inyarwanda na Zaburi nshya. Abo bantu nibo batangaje mbere kugira ngo tube twabasha kubimenya. Gogo wacu twihangane, gusa ngewe birambabaza cyane abavuga butumwa bacu cyane cyane bitaba Imana bagiye mu gihugu cya Uganda. Sinzi uko mbyumva, ariko ndibuka Pastor Togene nawe ni umuntu wavugaga ubutumwa abantu benshi tukabikunda cyane cyane, yavugaga ibintu byinshi by'ingenzi, nubwo wenda ajyaga bimwe binyuza muri terime ariko tukabasha kubyumva. Ariko niba mubyibuka nawe yitabye Imana ari kuva Uganda. So none na Gogo wacu nawe yitabye Imana ari Uganda. So sinzi rero niba Uganda harimo umugisha. Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye. Nanjye ndaho ndashima Imana kubw'uyu munsi, mbona yuko ndamutse ndamahoro, ndashima Imana. Hariho benshi bakuwe mu mubiri ariko twebwe turacyariho turahumeka. Si uko hari icyo turusha abo bandi cyangwa se hari ruswa tuba twatanze ku Mana, hoya, ahubwo ntiyavuga ko ari nk'amahirwe Imana iba yatwongereyeho mu buzima bwacu kugira ngo turebe ko hari ibyo twakemura mu buzima bwacu, tukiyeza mu byo dukora, aho tugenda, mu kazi turimo. Ndumva ko ari ibyo Imana idukeneyeho kenshi. Niba uyu munsi wabyutse ukumva ko urambuye akaboko, akaguru, ukazunguza umutwe ukumva birakunze, ukwiye kubishimira Imana kabisa cyane, kuko hari ababigerageje biranga bakurwamo umubiri bitaba Imana, atari uko bari banze cyangwa atari uko bari bakunze yuko wenda bagenda cyangwa se bakemera gusiga imiryango yabo muri make. So ntabwo biba byoroshye. Ariyo mpamvu aka kanya ndi hano nje mu kababaro kenshi cyane, sinzi uko nabivuga. Ni inkuru mbi nakiriye, nabonye kuri social media, ku Nyarwanda, kuri Zaburi nshya. Nabonye pe ntabwo byoroshye, aho umuhanzikazi wacu cyangwa se umuvugabutumwa wacu dukunda turi benshi yitwa Gogo yitabye Imana, aho yaragiye kuvuga ubutumwa mu gihugu cya Uganda. Ntabwo biba byoroshye cyane pe kubyakira. Gogo yari umuntu wamenyekanye ku izina rya Gogo, ndetse n'indirimbo yiwe yanditse akenera yuko yageza ku Banyarwanda bose cyangwa se n'abandi bumva urwo rurimi, akayitugezaho tukayumva tukayikunda kandi ikatuviramo ubutumwa ndetse n'impamba y'urwego rwatugeza mu ijuru. Iyo ndirimbo rero nta yindi ndumva murayizi, abantu benshi bayita Everyday I Need Blood of Jesus. Ni indirimbo yamamayeho cyane mu Rwanda, mu musitari turamukunda, ndetse mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bagiye babona iyo ndirimbo. Ni benshi cyane bagiye baramukunda pe. Gogo yari umuntu uvuga ubutumwa akabunyuza mu ndirimbo ndetse akabunyuza no mu biganiro bigiye bitandukanye mwagiye mumubona ku macano menshi agiye atandukanye. So yavugaga ubutumwa kandi akavuga ibintu bikomeye, avuga amagambo akomeye cyane, wenda benshi ntabwo twanayitagaho cyangwa se tukumva ko ari joke bitewe na image umubonyemo, ariko uwumva abayumvishije Gogo ngenda umva nta kubyakira byananiye. Ndumva kubyakira byananiye, ntabwo biba byoroshye, ariko anyway nta kundi ni iwacu wa twese niko navuga. Gusa ikintu nge namwifuriza aheza no mu ijuru,
Gogo yari umuntu uvuga ubutumwa bikomeye cyane, murabizi yarari mu gihugu cya Uganda ariho yanitabiye Imana yaramaze igihe kinini, yaramaze igihe cy'ukwezi kunarengaho ngira ngo yaramaze igihe kinini agenda avuga ubutumwa mu masengero agiye atandukanye ndetse no mu bitaramo bigiye bitandukanye aho bari baramutumiye. Gogo akaba ari umuntu uturuka i Rwamagana, iwabo ni Rwamagana mu burasirazuba, akaba yaravutse mu 1989. So rero umva yuko yaranakuzemo ariko ntabwo twabyumva yuko aka kanya yuko Imana yakabaye yamwitije, kubyumva yuko wenda yakitaba Imana aka kanya ntabwo biba byoroshye, ariko nakundi tugomba kubyakira. Anyway, yari na mushyashya muri social media, nibwo yaragitangiye kujya dugezaho ibihangano byiwe, ntabwo yari yagera kure hahambaye. So rero amakuru mbere na mbere akaba yatangajwe na manager wiwe, yongera atangazwa n'Igihe, Inyarwanda na Zaburi Nshya. Abo bantu nibo batangaje mbere kugira ngo tube twabasha kubimenya. Wenda abantu bashobora kuba bari kubishidikanya yuko atari byo, ariko inkuru ni impamo. So nakundi twihangane, abantu twamukundaga, famiye yiwe tuyuhe hafi, dufate mu mugongo famiye yiwe. Nakundi ikintu twamwifuriza aheza ni mu ijuru, kandi Imana imuhire uko dashira. Gogo nubwo wenda tumubonye vuba mu itangazamakuru wenda atwerekana ibihangano byiwe, ariko wenda mu itorero asengeragamo, yasengeraga muri Anglikani, yakoraga ubutumwa bukomeye cyane. So rero Imana izamuhembere imirimo yakoze. Ni ukuri muri cya gihe cy'umuzuko ngiye Gogo ndamwifuriza ijuru, cya gihe cy'imperuka ndamwifuriza ijuru. Gogo nakatageze mu mbaraga ziwe uko ashobojwe kose. Hari abo tudafite iyo mpano yo kuba twavuga ubutumwa, ariko kuvuga ubutumwa bw'Imana niyo mpano ya mbere navuga ku isi mu buzima ubaye ubishoboye. So rero Gogo wacu twihangane, gusa ngewe hari ibintu birambabaza cyane, birambabaza cyane. Abavuga ubutumwa bacu cyane cyane bitaba Imana bagiye mu gihugu cya Uganda. Sinzi uko mbyumva, ariko ndibuka Pastor Togene nawe ni umuntu wavugaga ubutumwa, abantu benshi tukabikunda cyane cyane. Yavugaga ibintu byinshi by'ingenzi, nubwo wenda ajyaga bimwe binyuza muri terime ariko tukabasha kubyumva. Ariko niba mubyibuka nawe yitabye Imana ari kuva Uganda. So none na Gogo wacu nawe yitabye Imana ari Uganda. So sinzi rero niba Uganda harimo umugisha, sinzi niba harimo umugisha wo kujya kuvuga ubutumwa, cyangwa se ariho Imana ibona yuko ikwiriye gutabara abayo ikabatwara, akariho ibatwarira. Nabyo ni ibintu byinahoze ndi gushidikanyaho, numva binteye urujijo cyane. Si rero kubyibazaho cyane, ariko numvise birambabaza cyane. Yega ahantu hose uri wakitaba Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo aho uri hose ntabwo ushaka kwitaba Imana ngo kereka aho wumva wowe ushaka. Oya, urupfu turagendana, ariko ntabwo biba byoroshye. So rero ababishoboye, nimero y'umuryango kwa Gogo iri kuntuza ku gitangazamakuru cya Zaburi Nshya. Ushobojwe, waba ufite inote y'1000, waba ufite 5, waba ufite angahe, twafata mu mugongo umuryango usigaye, umuryango kwa Gogo, tugatangayo peteroli tukifatanya nabo, kuko Gogo yari umuntu duhereza ibyishimo, akanadukumbuza ubutumwa bwo mu ijuru, kandi akaduha n'icyizere cy'uko tugomba kubona ijuru. So rero dukomeze kwihangana, abantu bamukunda nakundi. So ikintu twamwifuriza, rest in peace, aheza ni mu ijuru. Gogo, Imana igutuze aheza, ndagukunda cyane.